agiye mu mwuka aramubwira ngo Imana imukinguriye impano yo kuririmbira iki mumukore mu biganza mumubwire ngakira akazi ni izina ryande ni izina rya Yesu w'i Nazareti muvuge ngo amen cyane haleluya Imana ishimwe cyane uriya wa kabiri wowe wahoze uhimbaza wowe haleluya Imana ivuganye nanjye ngo mubwire ukuri ubwoba mu mutima Imana igiye kugutabara kukigobye ntabwo nakigwa mwavuge ngo amen uriya muntu w'Imana katuvuge ngo amen Imana irambwiye ngo hari abantu Kiranuka TV ubuhamya ubutumwa bwiza n'impuguro z'ijambo ry'Imana nta handi wabisanga ni kuri Kiranuka TV. Abantu b'indyarya ko hari indyarya wahoraga wicanye nazo mu itorero bakubwira ko ari cyo bazagukorera hari cyo wari ubategerejeho Imana abo ngabo yagukuyeho Yesu nashimwe nagira uturebera mu ngoma za kabiri ingoma za kabiri ibice 7 umurongo wa 12 umurongo wa 14 wa 12 wa 12 na kabiri umva ngo Uwiteka yereka Salomo nijoro aramubwira ati numvishije gusenga kwawe ngo maze yitoranyiriza aha hantu n'Uwiteka wemeye kongera kwitoranyiriza aha hantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo ngo niramuka ikinze ijuru imvura ntigwe ngo cyangwa ntegeke inzigezo n'igihugu ngo cyangwa nohereze mugiga mu bantu banjye umva ngo abantu banjye n'ibicisha bugufi bagasenga ngo bagashaka mu maso yanjye bagahindukira ngo bakareka ingezo zabo mbi ngo Uwiteka nawe azumva ari mu ijuru ngo bababare ibicumuro byabo ngo bakirize igihugu ntabwo amagambo nari kwiherana bisho no kuri pe kuko ntabwo nakwiherana amagambo nk'anga Imana imaze kuyambwira igihe mwasengeye Imana yavuze ngo igihe mwasengeye uyu munsi nibwo mvishe gusenga kwanyu kubera ko Satani yahumye abantu amaso abantu bagapfa kwinjira mu nzu y'Imana Imana irambwira ngo abantu binjira mu nzu ngo binjiraga mu nzu y'Imana nk'abantu binjira muri kabari ariko Imana ishimwe hari abantu benshi cyane umunsi bari bazi ko ndubwigisha ariko icyigisho nigishije kirakomeye kurenza ko nakirwa nigisha abantu bazajyana ku Mana Yesu nashimwe Imana irambwira ngo kugira ngo wigishe abantu 100 utashobora kugeza ku Mana wakigisha abantu 10 ari ushobora kugeza ku Mana Yesu nashimwe ibyo nibyo Imana yambwiye kugira ngo cyubahiro cy'Uwiteka amashyi menshi cyane Imana ni umugisha kandi Imana irakoze bisanzwe tumva ariko uyu munsi twumvishije kurushaho sibyo ra hagurutse umuntu mwicaranye muhagurutse uwo muntu mwicaranye muhagurutse muhindukirire umurebe mu maso umubaze ngo uwo musozi uri imbere yawe wiyumvise wenda ushobora kugira ngo ni njyewe ubivuze kandi muraza kubona Imana mugiye kuyibona Zekariya ibice 4 umurongo wa 6 Zekariya ibice 4 umurongo wa 6 haravuze ngo umutwe w'amagambo uranditse ngo Uwiteka akirisha umwuka we wera atari kubwa abanyamaboko mu yandi magambo Imana igiye gukuraho ibibazo byawe atari kubw'imbaraga zawe atari kubw'umuryango wawe
atari kubw'umugore cyangwa umugabo, atari kubw'amashuri ufite. Imana igiye gukemura ibibazo byawe. Lesi amen Rabi Mol Jobrel Pain, uri Rabi Kir, uri Kristo umwana w'Imana, uri muri iri teraniro uri aha hantu, ndagushimiye. Umurongo wa 4 na kwa 6 haravuze ngo aransubiza ati iri jambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka nyiringabo agira gute. Ni David ubivuze, ni Moise, ni misiyoneri, ni evangeliste mu Rwanashyaka, ni Nzigamasabo, ni Emmanuel, ni Didasi, ni Amusa. Ni ijambo ry'Uwiteka ririvuze. Umva noneho ko rivuze ngo wa musozi munini we, umurongo wa 6, wiyita iki ushyiremo izina ryawe imbere ya David, uzaba ikibaya. David agiye kuzana ibuye risumba ayandi. Lesi amen. Umva reka nsubiremo. Wa musozi munini we, wiyita iki? Oya, zamura amaboko ubaze uti wiyita iki imbere yanjye, wa musozi munini we, wa musozi munini we, wiyita iki? Wa mupfubyi we, wa mupfakazi we, wa mugumba we, wa mukene we, wa madeni we, wa kutiga we, wa kubura urushako we, wa kubura urubyaro we, wiyita iki? Wa musozi we, mu rugo iwacu, mu bukumi bwanjye, mu busore bwanjye, mu rugo rwanjye, mu muryango wanjye, wa musozi we, wiyita iki? Umva, uzaba ikibaya azazana n'ibuye risumba ayandi, barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Umva uko Uwiteka avuze, aravuze ngo ntabwo ugiye kugenda wenyine, ahubwo ugiye kugendana n'ibuye. Iryo buye ni ryo Kristo. Noneho ahantu uzagera bazarangurura bavuga ngo nirihabwe. Ndasubiramo, mu muryango wawe, muri karitsiye, ahantu utuye, aho wakuriye, mu gihugu urimo, umva ibuye riraje, rije mu buzima bwawe, ugiye kugendana naryo. Ahantu uzagera bazarangurura bavuga umugisha, nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Hari umuntu wumva arimo kuwakira ngo azamure amaboko gutya, ndayashaka yazamure cyane ariya. Yagire gutya amaboko yawe, yagire gutya. Ndavugana n'ubuzima bwawe, amateka yawe agiye guhinduka, ubuzima bwawe bugiye guhinduka, ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Gira gutya uvuge ngo urakoze Mana kuko ntakiri njyenyine. Yanyeganyeze, ushima Imana, shima Imana. Ndashaka buri muntu afata amasegonda 30 yo kubwira Imana ngo Mana urakoze kuko hari ibintu ukemuye mu buzima bwanjye, urakoze kuko hari ibihe rigiye kugendana nanjye. Iryo buye rigiye gutuma wishyura imyenda, iryo buye rigiye gutuma wubaka, iryo buye rigiye gutuma
uva mu Rwanda ujya mu mahanga. Iryo buye rirabutuma ubona pariseri, iryo buye riratuma umuryango wawe utabarwa. Amateka yawe arahindutse. Bamwe simbuka hejuru inshuro 3, simbuka uvuge ngo ndabyakiriye, ndabyakiriye katika jina la Yesu. Muvuge cyane ngo amen. Abantu twatangiranye, Imana yatubwiye ngo abantu baturungurukaga, yego, ntabwo bagiye kubona ubusa bwacu, ahubwo bagiye kubona amaso y'intare, Simba wa Yuda. Hari abantu bari bagutegereje ngo bakubone umwara, babone ubwambure bwawe wambaye ubusa. Munyeganyeze mubwire uti ntabwo bakibubonye. Bagiye kubona imbaraga z'iki z'Imana, Simba wa Yuda. Mana ishimwe cyane. Muvuge cyane ngo amen. Nababwiye ijambo rikomeye, nababwiye ngo haleluya. Igihe Balamu yari agiye kuvuma Abayisiraheli, Balaki yamuhaye ibiguzi. Bibiliya iravuga ngo Imana yakihindura umuvumo kuba umugisha. Imana irambwiye ngo hari abantu bagendanaga imivumo, iyo mivumo Imana yihinduyemo umugisha. Iyo mivumo Imana yihinduyemo iki? Imigisha. Reka nkubwire, Balaki amuha ibiguzi, Balamu ngo ajya ahirengeye ngo abavume. Vuga ngo amen. Ngo arabitegera hatabuzemo n'umwe. Aravuga ngo mbese ubundi navumane uw'Imana itavumye? Ngo ariko ubundi buriya narakarira nde uw'Imana itarakariye? Ngo n'abanyamugisha ntago bavumika. Balaki tubanza warebye nabi, atongera usubireyo. Imana iramubwira itumva uko nkubwiye, ubu nonaha genda, haleluya, hanyuma nkwiyerekere. Balamu ngo agiye kureba, ngabona mu bwoko bwa Isiraheli ngo haryamyemo intare n'ibyana byayo. Yego, aravuga ngo dore ngo mbonye intare. Vuga ngo amen. Intare yo mu muryango wande, ngo n'ubwoko butuye ukwabwo, n'abanyamugisha ntago bavumika. Reka mvugane n'ubuzima bwawe. Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Bawicaye gatoya, bawicaye, ndumva ibintu bikomeye. Vuga ngo amen. Hari umuntu wari urimo kumva ikintu kimufata mu nda, ubundi akumva kirirutse. Uwo muntu nahaguruke. Haguruka, wumvaga ikintu mu nda yawe kikagufata, ubundi ukumva kirirutse. Yego, vuga cyane ngo amen. Muzamura amaboko hejuru cyane, haleluya. Bibiliya iravuga ngo Yesu ubwe niwe wikoreraga ibyago byose n'indwara n'ibyaha mu mubiri we. Iyo wageraga aho uri, waradepozaga ugatahana ubuzima, agasigarana ibyo bintu. Zamura amaboko rero ubisigire Yesu. Iyo nyabingi yari irimo irasohokamo, icyo gitega cyari kirimo kiravamo katika jina la Yesu. Umuntu umaze iminsi yumva afite ubwoba, yakwinjira mu nzu akumva wagira ngo hari ibintu birimo atazi, nawe ahaguruke. Haleluya. Ndumva Imana irimo kumbwira, uyu ni umunsi wanyu. Imana yabivuze yanabisubiyemo. Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwanyu, ku mibereho yanyu. Imana igiye kwigaragaza, Imana igiye kwihesha icyubahiro. Muvuge cyane ngo amen. Muzamura amaboko yanyu hejuru. Haleluya. Arazagushira w'inzira, arazagushira, areba kure, reba kuraho ntabasha kurora, nzahora komeza uzamura amaboko yawe. Shira
baraza Yesu zaguzira areba kure aho nabasha kurora zahora mwiringira. Mana mu izina rya Yesu Kristo ndasohora buri nyabingi, buri gitega, buri hembe, buri muzimu wari uri mu buzima bw'abana bawe, ndategeka buri karande gusohoka kuvamo kati kajinara Yesu. Buri cyago cyose bikive mu buzima bwabo. Reka n'abicaye bahaguruke, haguruka mu mwanya wawe, muzamura amaboko yanyu. Uyu ni umwanya wawe. Ukimara kuva hano hari ikintu kigiye kuba ku buzima bwawe. Hari amateka agiye guhinduka mu rugo rwawe. Hari amateka agiye guhinduka mu muryango wawe. Hari amateka agiye guhinduka mu busore bwawe. Hari amateka agiye guhinduka mu bukumi bwawe. Hari amateka agiye guhinduka mu mirimo ukora. Ukimara kuva hano hari amateka agiye guhinduka. Zamura amaboko yawe hejuru, yizamure cyane. Nabasha kurora zahora mwiringira. Uretse gato, komeza uzamura amaboko, subiramo uti mwami Yesu, uyu musozi wari imbere yanjye, ndakwakiriye mu buryo bw'ibuye rikomeza imfuruka, kandi wavuze ko uzarisitaraho nabi azavunagurika. Nanjye rero ngiye kugendana nawe mu minsi n'imyaka nsigaje kubaho. Amateka yanjye agiye guhinduka. Kuva uyu munsi ngiye gutangira kuba umuntu mushya w'imbaraga w'ibisubizo. Imbere yanjye habonetse ikibaya cyarimo umusozi kugira ngo ntambuke. Yesu, nongeye kukwizera. Reka mpinduke umuntu mushya mu bwenge, mu bitekerezo, mu buzima. Abantu banzi ntibazongere kubona njyewe, ahubwo bazabone wowe. Buretse gato nkubwira ikintu kimwe. Impumyi bita Baruturumayo ntago yabonaga, ariko yumvisha amakuru ya Yesu, imenya ko Yesu azanyura muri iyo nzira. Impumyi ijya ku nzira iravuga ngo muntereke ahantu uwo mugabo azanyura. Ikurikirana urusaku n'itara ry'abantu n'induru. Impumyi kuko itabonaga, ifata ukuboko ishyira induru ku munwa, iravuga ngo Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Umva, abantu batashakaga ko ihumuka barayibwira ngo ceceka. Impumyi iravuga ngo mwebwe nimuceceke mwe mubona, njyewe hari icyo nshaka. Imana irimo kuvugana nanjye. Hamagara Yesu muri iyi minsi, haba nijoro haba ku manywa. Yesu agiye kukwiyereka, arababwira ngo nimunyereke. Arayibwira ngo rata nimumuhagurutse aze, ni ku mwenda wanyu irabaduka. Ndimo ndabona abantu bagiye kubaduka mu bibazo bashima Imana. Ndabona abantu bagiye kubaduka mu bigeragezo bashima Imana. Ndabona abantu Imana igiye kugarukaho. Mukozi w'Imana yabivuze ngo wari iciro ry'imigani, ariko uyu munsi ni itangira ry'umunezero wawe. Muririmbyi yabiririmbye ndabyumva, ndumva amateka ahindutse.
ndumva amateka ahindutse, ndumva amateka ahindutse. Hari umuntu ukize muri iri teraniro, unyeganyeze wiyumve. Hari umuntu ukize, hari umuntu ukize, hari umuntu ukize, hari umuntu umwuka akozeho, hari umuntu Yesu akozeho. Ndabona umuntu wishyuwe amadeni, hari umuntu wishyuwe amadeni hano. Umuntu wari ufite amadeni natari haleluya, Imana iramwibutse, Imana irakwibutse, Imana irakwibutse, Imana irakwibutse. Litekere bori yabande mandere boshekerebo, litakaya babashaka ori yabashande manderebo. Imana irambwiye ngo muri iri teraniro ikijijemo abantu diyabete. Thank you Jesus. Hari abantu batatu Uwiteka Imana akijije uburwayi bwa sida. Ndabona Imana iremye ubuhamya, ndabona Imana iremye amateka. Hari umuntu wari ufite ikibazo cya pressure umutima, Imana irambwiye ngo uwo mutima ntabwo uzongera gusimbagurika. Imana irakwibutse, Imana irambwiye ngo hari abakozi b'Imana hano babiri Imana igendereye mu ngo zabo. Imana irabasuye, Imana irabasuye mu ngo zabo. Reka tuyikomere amashyi menshi. Haleluya, muvuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Uriya muntu wewe wagashaka, wewe ujya kuba mugufi, aha wewe tureba, zamura amaboko yawe. Imana irambwiye ngo igukuriyeho urupfu, Imana ikuye agahinda mu mutima wawe. Imana iragutabaye, mwicare abandi bimwicaye. Imana iragutabaye, Uwiteka arambwiye ngo arakwibutse. Imana irakurengeye, Imana irakurwaniriye. Imana igukijije icyaha cyari cyaramunze umubiri wawe. Imana iguhaye agakiza k'imbaraga. Lote emeni zobreri manderevo. Haleluya, ulirabikira. Imana irakwibutse. Haleluya. Wowe imbere yawe haguruka, wowe yicariye byarangiye, Imana yakwibutse. Muvuge ngo amen. Imana irambwiye ngo mubwire ibintu byawe byari bimeze nk'aho imbwa zabirwaniyemo. Hari umubabaro wari ku mutima we n'agahinda, hari ibintu wari waraburiye igisubizo. Lotekere bori yabande mandere boshekerebo, litakaya babasheke. Reka nkubwire, hari abantu bari bategereje kubona wa mwawe wakozwe n'isoni. Imana irambwiye ngo ntago zikigukoze. Aha wageze ni ku musozi w'abahanuzi, ni Beteli. Mu yandi magambo muri Yesu biremera. Mumutunga ibiganza muvuge ngo nibyemere ibye. Mu izina rya nde biremeye katika jina la Yesu. Mwamvuge ngo amen cyane. Haleluya. Imana ishimwe, muyikomera amashyi menshi cyane. Uriya mushiki wacu, haleluya. Uburyo wababaraga mu nda urumva ukibabara, wakize, ngaho yizamurira icyubahiro. Imana irambwiye ngo mu nda yawe hari harimo inyamaswa, wabyumvaga, ariko iyo nyamaswa Uwiteka amaze kuyikuramo. Imana yikuyemo mu izina rya nde rya Yesu w'i Nazareti. Mukomere Imana amashyi kubwe. Imana irakwibutse. Lotekere bori yabande mandere boshekerebo. Muvuge cyane ngo amen cyane. Haleluya. Imana ishimwe, mwayongerera icyubahiro yo kabyara. Yitwa Imana ishobora bingahe, nikinga ntagire ugira gute. Uyu musheni haguruka, uyu wo hagati, mwamvuge ngo amen. Reka nkubwire ikintu kimwe, ngiye kubona mbona umuntu aguhereza inkoni, nabonaga ari inkoni y'amabara. Imana irambwiye, Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe, igiye guhindura amateka y'imibereho yawe. Imana igiye kukuzamura muri bene wanyu, bamenye ko ari Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'iki n'ibikomangoma. Mwamvuge ngo amen. Uriya mugabo haguruka wowe ku ruhande, mwavuze ngo amen. Haleluya. Hari abantu batatu bari barimo gukusanya ngo babone amafaranga 500. Yego pe, ayo mafaranga ngo yarayo kugusarisha.
ugashara ibyo kukwica ngo babikuyeho ko byarabananiye. Hari umuntu wabemereye ko ngazagusaza mukaba umusazi, ariko Imana ivuganye nanjye ngo ibakoreje isoni imbere yawe. Ibakoreje isoni imbere yande, imbere yawe. Wari utegewe ahantu, haleluya, ahantu wari utegewe Imana irahakurindiye. Bari baguriye abantu, bari kuzagukubita bakakwangiza ukamara igihe kirekire umva utabasha no kwitamika no kunywa amazi mu gakondo. Navuze ngo amen. Ariko Imana iragutabaye. Mumutunge ibiganza muvuge ngo ntacyo kibaye. Reka nkubwire, ni Imana yemeye kugera hano. Ni ukuri kw'iyo senga, ni Imana yemeye kugera hano. Kubera ko wari uhemukiwe kandi wari ugiriwe nabi mu buryo bukomeye. Ntabwo wari kuzapfa, ariko wari kuzagezwayo. Ariko Imana irakurengeye, Imana irakwibutse. Lote amen zobreri mandere vere. Urakoze Mwuka Wera, urakoze Mwuka Wera. Mana ishimwe. Wari utegewe uburozi ahantu ukorera. Ongera uhaguruke, tera intambwe 3 uvuge ngo nakiriye kugendana nawe Mana. Subiramo uvuge ngo ntacyo nkibaye. Amen. Bazamenya yuko usengera Beteli. Muvuge ngo amen. Haleluya. Reka mbabwire ikintu kimwe. Ufite message? Mwayikomeye amashima. Uvuga ngo amen. Reka nkubwire ikintu kimwe. Abayisiraheli bacumuye ku Mana, bamara imyaka 400 mu butayu. Bwira umuntu mwegeranye ngo ntago Imana yabakuyeho amaso. Reka nkubwire amagambo bavugaga. Bari barimo kuvuga ngo kubera ko waguye utari mu Mana ngo bazakubasha. Ariko birenga, Bibiliya ivuga ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru n'ingwa nzagira gute. Reka mbabwire, Satani menya abantu bakorera ibyaha, ntago imenya aho bihanira. Kandi abantu b'Imana bagirana amasezerano nayo ntibaba bahari. Ubundi se reka nkubaze, wicaye hanga ko kurusha abandi imbaraga? Urusha abandi imbaraga? Ariko mwabaye muti wicaye hano kubera imbabazi z'iki? Izo mbabazi rero ntago bazihawe, twebwe twarazihawe. Nibadacunga neza bazatugwa inyuma. Kandi Imana irambwiye ngo igiye kukugarukaho, igiye kugusubiza imbaraga zo kuyikorera. Kandi n'abo barozi uzabahanurira. Ari igihe muzagongana umubwire uti mushyire hasi. Shyira hehe? Shyira hehe? Shyira hehe? Ariko bwira umuntu mwegenga izo mbaraga niziguye. Hari igihe muzahura, vuga ngo amen. Umubwire uti umva ntuza we. Shyira hehe? Shyira hehe? Mba mukozi Imana haguruka. Wihangane, ntacyo uzabwiriza n'ubutaha hano ni mu rugo. Yego? Nta rwose, reka kandi cyakuzanye uraza kugisobanukira. Nta rubanza, Imana iguha umugisha. Reka nkubwire ikintu kimwe. Uyu mwaka utari warangira ugiye kubona ikimenyetso cy'ibyiza. Kandi ugiye kuzabona urukundo rutandukanye n'urusabano. Rutandukanye n'iki? Hari umuntu uzagukunda urukundo rw'imvamutima. Mu mutungi ibiganza muvuge ngo uwo muntu azamuremera. Icyo bita kurema, hahandi umuntu avuga ngo nguhaye inzu yanjye, cyangwa ndakubakiye, cyangwa dore imodoka yanjye. Uwo muntu ugiye guhura nawe. Kandi ntabwo ari kera. Mwamvuge ngo amen. Zamura Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Muvuge cyane ngo amen.
Imana irambwiye ngo igutabariye umwana. Hari umwana wikuyeho urupfu, urwo rupfu irarwirukanye burundu mu izina rya nde? Mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Kandi irambwiye ngo ntabwo ugikenyutse, uri umuntu wo kurama. Haguruka mu mwanya wawe, ntabwo ugikenyutse. Haleluya. Mwavuze cyane ngo amen. Mwavuze cyane ngo amena. Imana iragutabaye, Imana irakwibutse, Imana irakurengeye, Imana irakurwaniriye. Mbonye umuntu, hari umuntu wakuroze akurogesheje ibyatsi bimeze nk'imicaca. Niyo mpamvu ujya wumva ukumva amaguru ya bene hano hameze nk'aho haziritse, ukumva wagira ngo haraziritse cyangwa hariho iminyururu. Hari icyatsi ndimo mbona bakurogesheje kimeze nk'umucaca, ariko Imana ivuganye nanjye ngo ije kukurogora. Ije kukurogora mu izina rya nde? Mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Urakoze Mwuka Wera. Imana igukijije ibibyimba mu nda, Uwiteka agukuriyeho kubagwa. Imana ikuremeye ishimwe. Haleluya. Mwamvuge cyane ngo amen. Uwo mama haguruka ma, wowe w'imbere. Haleluya. Ngo kugera kure ntago ariko gupfa. Yego. Haleluya. Reka nkubwire, Bibiliya iravuga ngo turakubitwa ariko ntago twicwa. Yego. Vuga ngo amen. Reka nkubwire ukuntu Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo igiye kugaruka ku buzima bwawe. Imana igiye kugutabara. Hari umusozi wari umazeho iminsi, uyu musozi wari waraguteye agahinda, warakwihebesheje, ariko Uwiteka arakwibutse. Imana igukuye kuri uwo musozi, gushyize ku musozi w'amashimwe. Imana iguhaye ijambo ryo kuvuga mu ruhando rw'abandi. Imana iragutabaye mu izina rya nde? Akira ijambo mu izina rya Yesu. Akira amafaranga, akira icyo gukora gisobanutse. Imana ije kugukura mu buzima bwo gupfundikanya. Ubwo buzima bwo gupfundikanya Imana ibugukuyemo mu izina rya nde? Rya Yesu. Imana iragutabaye, muvuge ngo amen cyane. Haleluya cyane, haleluya. Yikomera amashyi Imana yo mu ijuru. Haleluya. Ndashaka kugira ngo buri muntu aho ari atekereze ibintu bitatu by'imbaraga ku buzima bwe, yumva akwiriye, yumva akeneye, bihenze, by'agaciro kurenza ibindi. Umara kubitekereza ajya ahaguruka. Imana ikunda abantu bari seriye kandi bafite gahunda. Utekereze kimwe ugicakire, utekereze ikindi ugicakire, utekereze ikindi ugicakire. Niwiyongeza birakureba. Njyewe nakubwiye bitatu, niwiyongeza nabyo ntacyo, Imana iguha ibyo nabyo wiyongeje. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndumva kimwe ndagifashe, aha n'ikindi ndagifashe. Yego, ndumva n'ikindi nacyo ngifashe mu izina rya nde? Mu izina rya Yesu. Niba wamaze guhaguruka, sa nk'ubipfumbatiza ibyo bintu, kandi ubipfumbatize n'ibintu biremereye. Uzamura amaboko nk'uwisumbukuruza, ubwire Imana ngo Mana ngibi ndabiguhaye. Nurangiza wongere umanure amaboko upfumbatize, uvuge ngo nakirira ibisubizo. Icyo ni igikorwa cy'ubuhanuzi. Imana yo mu ijuru irabiremye. Haleluya. Uwumva hari icyo yakiriye natere haleluya eshatu. Ishimwe cyane. Uyu mushiki wacu wowe ma, haguruka atuvuga ngo amen. Mumwerekeze amaboko mumubwire ngo nabye mu kazi. Haleluya. Ikindi reka nkubwire, umubiri wawe wose wari urwaye. Yego, zamura amaboko wakire gukira katika jina la Yesu. Kandi uyu mwaka ntuzarangira uticaye mu ntebe y'akazi. Uzarangira uticaye mu ntebe y'iki? Kandi ukaramuka uyicayemo, ntuzabura Beteli. Mwamvugiye ngo amen. Dore aha ni Imana ikaguhereye.
mumukore mu biganza mumubwire ngakira akazi mu izina ryande mu izina rya Yesu w'i Nazareti muvuge ngo amen cyane. haleluya. Imana ishimwe cyane. Uriya wa kabiri wowe wahoze uhimbaza wowe haleluya. Imana ivuganye nanjye ngo mubwire ukuri ubwoba mu mutima, Imana igiye kugutabara. Abantu bakubeshya ariko Imana ntiyakubeshya. Umuntu yaguhemukira ariko Imana ntiyaguhemukira. Imana irambwiye ngo igiye kukwiyereka. Yego, kandi amezi abiri atari yashira ugiye kubona igitangaza. Ugiye kubona imbabazi z'Imana kuri wowe. Muvuge ngo amen cyane. haleluya. Yongerera icyubahiro Imana yo mu ijuru. Ni Imana ishobora bingahe? Nikinga ntagire ugira gute? Yakingura ntagire ugira gute? Dawidi agiye kuyivuga neza aravuga ngo Uwiteka, haleluya, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bagire gute? Bakirebe bamware. Numvisha umwuka wera mbwira ngo Imana hari abantu hano iminsi 7 itari yashira ihaye ikimenyetso cy'ibyiza. Aha muyibare muhereye uyu munsi iminsi njyewe cyanjye namaze kucyakira. Nicyo kora hari inshuti yanjye imwe nakibwiye, we nundi ndaza kukibwira ni madamu. Njyewe namaze kucyakira kandi ukwezi kutarashira nzabereka kimwe, mbereka ikindi, mbereka ikindi, mbereka uko Imana ikora. Kuko navuye ngo Imana idakora, Imana itavuga, Imana itabona, ntabwo nzayikurikira. Moyize arimo arandeba cyane ariko yakerekwa. Nukerekwa ndakugurira fanta. Rwose pe ntacyo ndakugurira bombo ndi umunyarwanda. Cyane rwose. Kukigobye ntabwo nakigwa. Mwamvugiye ngo amen. Uriya muntu w'Imana katuvuge ngo amen. Imana irambwiye ngo hari abantu bari baragukoreyeho ubufindo ngo utazagira icyo ugeraho. Imana irambwiye ngo ubwo bufindo bagukoreyeho ibutesheje agaciro. Ibutesheje iki? Aguruka, ibutesheje agaciro. Hari ubufindo wari warakoreweho, ubwo bufindo ibutesheje agaciro. Mu izina ryande rya Yesu w'i Nazareti muvuge ngo amen cyane. haleluya. Yongerera icyubahiro Imana yo mu ijuru. haleluya. Misiyone uraho, komera 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 komera. Ariko reka nkubaze, ubu Imana igiye kuguha imodoka, niguha imodoka uzajya wihangana uziparika hano mu Kamenge? Murimo murabyumva ra? Nta myaka 2 ishira utabonye imodoka. haleluya. Ikindi kigendanye n'iby'urushako, niwongere kubabara, niwongere guhangayika, Imana igiye kuzana umugore wawe kandi uri sumati. Nkuko Adamu yasinziriye yakanguka agasanga Eva ahari, mu mutungo ibiganza muvuge ngo nawe waraje. Mu izina ryande rwose wowe utuze yaje, ndimo ndamubona yirukanka amaguru yabangiye ingata. Kuko erega nawe arababaye, si byose? Uko ubabaye nawe nikababaye, si byose? Gusa ntabwo mwari muziranye ariko mugiye kumenyana. Mu izina ryande mwahurira mu isoko, mwahurira mu muhanda, mwahurira mu nzira, ntugire ibindi umbaza. Ibyo ntibinde, igikuru nuko yaje. Mwamvugiye ngo amen. Imana mwayimpereye icyubahiro, yikomera amashyi menshi cyane. Muvuge cyane ngo amen. Ongera uzamura amaboko uvuge cyane ngo amen. Ariko umuntu umaze iminsi aribwa mu mbavu akagira ubwoba yuko yaba ari imisonga, uwo muntu nahaguruka. Umaze iminsi mu mbavu hakurya warangiza ukagira ubwoba. haleluya. Reka mvugane n'ubuzima bwawe, zamura amaboko yawe hejuru. Uyu musonga ndawucecekesheje mu izina rya Yesu. Ndategeka imbaraga z'uburwayi bw'umusonga, aba badayimoni bari baraje ku buzima bwawe ngo bagutere umubabaro, baguteze ubwo burwayi, hanyuma wihebe.
babone aho bakwicira, ndayirukanye mu izina, akira gukira mu izina rya Yesu. Amen. Katuvuge ngo amen. Imana yikomera amashyi menshi cyane. Haleluya. Wewe ku ruhande inyuma, gutya, inyuma apana, inyuma rwose, mwamvuge ngo amen. Haleluya. Imana irambwiye ngo iteguye imitego wari utezwe. Imana igukuriyeho igifungo wari ugiye guhohoterwa. Imana irakurengera, abadayimoni bari bagusabirije, ariko Imana iragutabaye. Muvuge ngo amen. Uyu wo ku ruhande, wowe inyuma, haguruka, mwamvuge ngo amen. Imana irambwiye ngo igukuriyeho abadayimoni 4. Hari abadayimoni 4 bari barateye ubuzima bwawe. Aba badayimoni Uwiteka bakwirukanyeho. Ikindi Satani yashakaga ko uzaba impumyi. Ujya ubona impumyi? Ujya uzibona? Satani ngiki cyo yashakaga. Yashakaga ngo uzabe impumyi bajye bakurandata. Imana igukije kurandata. Mu izina ryanjye Imana irakurengeye. Muvuge ngo amen. Katuyikomera amashyi menshi cyane kuburiya mwana w'umukobwa. Imana irakurengeye, iragutabaye. Ikindi Uwiteka yirukanye inshuti mbi zari ziguteza imitego. Utezwe imitego pe, ariko Uwiteka arakurengeye. Muvuge ngo amen. Haleluya. Cyane haleluya. Wowe imbere yawe, haguruka. Uwiteka avuganye nanjye ngo nkubwire, Imana yirukanye abadayimoni 5 bari baraje mu rugo rwawe. Aba badayimoni bari bafite misiyo yo kugira ngo bagusenyere, ube wenyine n'umugabo we wenyine. Imana irambwiye ngo barangiranye n'uku kwezi mu izina ryande, mu izina rya Yesu. Kandi hari umuntu wari waratwaye imigisha yawe. Imana irambwiye ngo irayigaruye. Imana igaruye imigisha yawe katika jina la Yesu. Muvuge ngo amen. Cyane haleluya. Uwo murongo w'inyuma, muhaguruka uko muri 4. Ako ninde wabwiye ngo mwicarane? Aba bantu bajya kugira agahinda gasa. Uko bajya kugira agahinda gasa. Yego? Okay. Wowe wicara. Hasigara abangabo. Mwavuge ngo amen. Muzamura amaboko yawe. Mana mu izina rya Yesu, nzamuye aba bana bawe. Nirukanya akagahinda kari mu mitima yabo. Nirukanye uyu mubabaro, nirukanye aba badayimoni, nirukanye imyuka. Toka Satani katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Amen. Imana irabatabaye. Imana irabatabaye mu izina ryande, mu izina rya Yesu. Katuvuge ngo amen. Haleluya. Ajya agira gutya rimwe na rimwe iyo yagize ibibazo byinshi, akumva agatima gakubita ko kwiyahura, agatokesha. Akagira gute? Agatokesha. Reka nkubwire, ntugire ubwoba, ntugire n'isoni, kuko uyu ni umunsi wo kugira ngo Imana igutabare. Haguruka mu mwanya wawe. Kuko numvisha Imana imbwira ngo ikuyeho urupfu rwo kwiyahura. Rwo kugira gute? Kwiyahura. Mwari muzi ko umuntu wiyahura arimbuka, ariko Imana irabatabaye mu izina ryande. Mutari intambwe mupfukame hano, abakozi Imana babarambikaho ibiganza. Mwihute, muze. Iraguhumurije humura, ibiteye ubwoba birahari, ariko iminsi irabaze, ntakiza urabona umunsi umwe. Iraguhumurije humura, ibiteye ubwoba birahari, ariko iminsi yabyo irabaze, ntakiza urabona umunsi umwe. Iraguhumurije
ndaje humura ibiteye ubwoba birahari ariko iminsi yabyo irabaze ntakiza urabona umunsi umwe. Haleluya. Reka mbabwire akantu gato. Mukristo ari mu rugendo yageze mu gikombe cy'ishidikanya mana ahura n'igihanda cyitwa ngo iki bwihebe. Icyo gihanda cyari gifite umugore wacyo witwa ngo iki mujye musoma nimwihakana mana nimushidikanya mana. Naho ngaho umugore wacyo ngo aramubwira ngo nubica baragira ubugingo, genda ubagire inama biyahure kugira ngo barimbuke. mwe murabyumva? Reka mbabwire ikintu kimwe, umunsi cyaje kubagira inama yo kwiyahura barakinanira, niwo munsi cyagwiriye igicuri imbere yabo, kije kubahorahoza kiba gifashwa n'iki? N'igicuri. Reka mbabwire ikintu kimwe, katuvuge ngo amen. Nta kindi satani abaziza umugisha w'Imana uhishwe muri mwe. Nimwihangane lote amen isobreri mandere veresire. Akagahinda kose ndakirukana mu izina rya Yesu. Aya marira, uyu mubabaro, yaba dayimoni we, yakarande, waba wo mu miryango, yaba nyaringi, yaba ibitega, yaba amahembe, ndagutegeka kuva muri aba bantu b'Imana. Wa muzimu we, ndakumenyesha ko abari abana b'Imana ntago bagomba gupfa urupfu rwo kwiyahura. Aba ni abanyabugingo mu izina rya Yesu. Amen. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Ntacyo mukibaye, muvuge ngo amen. Haleluya. Muhumure kandi mwese uko mwari mupfukamye hano, uretse ndaje uko mwari mupfukamye hano kuwa mbere muzaze tubonane. Ubundi nari maze iminsi mbonana n'abantu twavuganye kuri telefone, ariko numvise umwuka w'Imana ambwira guhera kuwa mbere nzagaruka kujya nicara muri biro kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Haleluya. Haleluya. Ya rero bivuge ngo ubabaye ufite ikibazo icyo ari cyo cyose kuwa mbere uzajya nta kibazo. Ikindi nta kiguzi kirimo kuza guhura n'umukozi w'iki w'Imana mu izina ryande rya Yesu. Gusengerwa ni ubuntu, nta kiguzi kirimo. Haleluya. Icyo kora Imana iguhaye umugisha ukazana ituro ntabwo yaryanga, biremewe mu izina ryande ya. Hanyuma rero haleluya, ariko ndumva bigihari biracyaza. Haleluya. Uriya wo ku ruhande wowe haguruka, uyu Imana ishimwe cyane, muhagurukane mwe muko muri babiri. Katuvuge ngo amen. Imana irambwiye ngo ukora isengesho ry'umunsi umwe amasaha 24 usengera ubuzima bwawe. Hari ikintu cyari kigiye kubushyira mu kaga, ariko mbonye Imana igutabara. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Wowe ku ruhande Imana irambwiye ngo umurozi wari warakuroze, yego Imana imutsindiye imbere yawe, ibyawe birabohotse mu izina ryande, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Humura, tera izindi ebyiri zibe 3, iyo niyo kiri. Uriya w'agakanzu k'amabara wowe haguruka wumva uko Uwiteka avugana nawe. Katuvuge ngo amen. Imana mwayizamura icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Umva nkubwire, haleluya, hari ibintu maze iminsi uhanganye nabyo bimeze nk'umusozi, ariko Uwiteka arambwiye ngo uwo musozi uvuyeho. Uwo musozi uvuyeho, Imana ikuremeye amashini, Imana ikuremeye ubuhamya. Imana ije guhagararana nawe. Hariho umuntu yari arimo kukwirukansa mu isi y'umwijima,
ashaka kugira ngo azabone wamwaye cyangwa wasebye, ariko Imana irambwiye ngo ntabyo akibonye. Lote amen izobreri mandere veresi. Uwiteka arakwibutse. Haleluya. Muvuge ngo amen. Uwo mukobwa umva ma wowe haguruka. Muvuge ngo amen cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Uwiteka avuganye nanjye ngo nkubwire hari ibitangaza bitatu Imana ije gukora iwanyu. Muri ibyo bitangaza harimo kimwe cyawe. Haleluya. Nushaka ugenda ubabwira uti mwitegure kuko hari ikintu kigiye kuba mu izina ryande. Ikindi Imana iteguye imitego warutezwe n'abantu babiri. Nabonaga abantu babiri bagutega imitego, ariko iyo mitego Imana irayiteguye. Haleluya. Imana iragutabaye, Imana irakwibutse mu izina ryande rya Yesu. Mwabavandimwe mwe. Haleluya. Mureke dusoze natinya Imana. Haleluya. Uyu mukozi w'Imana igihe yavuganaga n'uriya mukobwa haguruka ma. Haleluya. Ngira ngo kuwa mbere nibwo namusengeye. Haleluya. Yumva yakora mu nzu y'iki, aravuga ngo yumva ngo we yajya ahimbaza Imana. Mwima murabyumva? Moyize agiye mu mwuka aramubwira ngo Imana imukinguriye impano yo kuririmbira iki? Imana. Biri umuntu yegeye utaha ahantu hari Imana. Rero bivuge ngo ntubifate nk'ibintu bya kera. Nyirabyiringiro bike urakoze. No kuri ndi umunyarwanda urayiriye. Mukabwire. Nyirabyiringiro urakoze, ariko mujya mukunda gusoma abami udutabo nk'utu, agatabo k'umugenzi n'umugore wa mukirisitu. Ariko hari umudiyakono uri hafira, uyu muhungu wanjye ataza kugenda agendanya agahinda, hagira umudiyakono uza mwongorera. Haleluya. Mwamvugiye ngo amen. Imana ishimwe cyane. Kuko buriya abacuranzi n'abantu bo kubahwa. Ugira hino nkongorera.